Ibihugu bitandukanye kuri iyi si biyoborwa n'abaperezida batandukanye, ariko bakungirizwa n'aba visi perezida kandi nabo batandukanye, haba umugore cyangwa se umugabo. Gusa muri icyo gihe perezida aba ayoboye, hari undi mugabo ukomeye cyane mu gihugu ariwe Minisitiri w'intebe, Prime Minister, akaba nawe ari umwe mu bafata ibyemezo bitandukanye, ibyemezo by'igihugu, haba ibyemezo bijyanye na politike, ibyemezo by'ubuzima, ibyemezo bijyanye n'ubukungu bw'igihugu, ibyemezo bitandukanye ku nama mpuzamahanga, ibyemezo ku bukerarugendo ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuyobozi ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu. Ubu noneho nta kindi kiri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda na Tanzania. Ibyo byose biri kuvugwa muri politike y'u Rwanda ni Perezida Paul Kagame washyizeho Minisitiri w'intebe, akaba yanarahiye nyuma y'uko atorewe kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 5 iri imbere, ndetse akanahirira kuzuza neza izo nshingano mu muhango wabaye ku cyumweru tariki ya 11 Kanama mu mwaka wa 2024, ukitabirwa kandi n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma barenga 22. Ibiri kuvugwa bikomeye cyane ni Dr. Edouard Ngirente warahiriye kuba Minisitiri w'intebe, hakajyaho kandi n'abadepite mu nteko ishinga amategeko nabo barahiriye kujya muri biro y'inteko ishinga amategeko. Nitwa Eric Nshimimana niwe muri kumva, naho iyi nibizazamenya muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politiki, byose na handi wabikura atari kuri bizazamenya. Weho komeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikugereho umunsi ku munsi, kandi byiza kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho, ibyaranze isi mu buzima, ubukungu, iterambere, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire ndetse n'ubukorikori, byose bijyanye na tekinoloji tuzabiguha umunsi ku munsi. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi bo mu gihugu cy'i Burundi, mu gace ka Ngozi, Cibitoki, Bujumbura n'ahandi, namwe kandi muri za Uganda, namwe muri za Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese mudutera inkunga muri ikota amasimbi, ubwo muri Afurika y'Epfo ndetse n'iyo hagati, i Burayi ndetse na Amerika, mwese mbahaye ikaze kandi ndabashimiye. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi menya byinshi bijyanye n'isi uciye kuri bizazamenya. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Kanama yongeye kugirira Dr. Edouard Ngirente icyizere cyo kuba Minisitiri w'intebe w'u Rwanda, maze kuri uyu wa gatatu tariki 14 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024 arahirira imbere y'imbaga y'Abanyarwanda n'inteko ishinga amategeko kongera kuyobora inshingano hawe mu gihugu cy'u Rwanda. Ngewe Ngirente Edouard ndahirira u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo.
uyu ni Minisitiri w'intebe Ngirente ubwo yarahiriraga imbere y'inteko ishinga amategeko na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse n'imbaga y'abanyarwanda n'isi yose yari muhanze amaso. Aya ni amateka atandukanye y'uyu mugabo. Itangazo ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu ryasomeye kuri radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda niryo ryabyemezaga. Icyo gihe Dr Ngirente agizwe Minisitiri w'intebe nyuma y'iminsi 2 Perezida Kagame arahiriye indi manda nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 14 na 15 Nyakanga umwaka wa 2024. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko Perezida wa Repubulika agomba gushyiraho Minisitiri w'intebe bitarenze iminsi 15 arahiye, hanyuma bombi bagafatanya gushyiraho abandi ba minisitiri bagize guverinoma y'u Rwanda nyuma y'indi minsi nkayo. Dr Ngirente w'imyaka 51 y'amavuko ni impuguke mu bijyanye n'ubukungu, akaba n'umunyapolitiki ukomeye. Yabaye Minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva ku itariki ya 30 Kanama umwaka wa 2017, murabyibuka. Mbere yuko Perezida Kagame amushyira mu nshingano zo kuba Minisitiri w'intebe, Dr Ngirente yari umujyanama mukuru w'umuyobozi mukuru wa banki y'isi mu mwaka wa 2017, aba n'umujyanama w'umuyobozi nshingabikorwa w'iyo banki kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2017. Arakomeye cyane. Dr Ngirente yanabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi y'u Rwanda Minicofini, aba n'umuyobozi mukuru wa gahunda y'iterambere ry'igihugu n'ubushakashatsi muri Minicofini, umwarimu kandi mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda kugeza mu mwaka wa 2010. Minisitiri w'intebe Dr Ngirente yashimiye kandi Perezida Paul Kagame wongeye kumugirira icyizere akamuha izi nshingano, amwizeza neza gukomeza gutanga umusanzu mu rugendo rwo guteza imbere u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Dr Ngirente yagize ati, mbikuye ku mutima ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuba mwongeye kungirira icyizere mukangira Minisitiri w'intebe. Ndabizeza gukomeza gukorana umurava no kudatezuka mu rugendo rwo guteza imbere u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Akiri umwana rwose yabyirutse neza, ari umuhanga kurikira amasomo. Kabiri mwana wanjye kurikira amasomo umenye ibyo wiga, ibyo nagutumye. Uhaha ibyo nagutumye, nagutumye ntuzabihana. Umwana wanjye Ngirente umuhungu wanjye rwose yabyaranye Mukankwavu Sitazi n'umugore wanjye nashatse. Mu by'ukuri namubonaga ubuhanga bwo mu ishuri ko undi mwana biganaga bari babiri batatu muri primaire, umwe akaba uwa mbere undi akaba uwa kabiri. Ariko bari abana bacu bakoze gatoya ko bacishagisha umwana akora umwiba mu mwihoro. Ibi by'abana urabarera ubu bigisha ubundi icyo bazaba ariko ubweba ku mwana akagabo ubona ko ndamutuka mukangara saba huta ibyo ko aho bakoraga ndetse icyo nashimaga ari amanota yagiraga. Akiri umwana akoraga ibintu byiza byose rwose cyane, kandi nta n'umwana wanjye wigeze akora ibintu bibi cyane cyangwa ngo anteranye na Rwanda. Abana bagomba kubatuza nawe umuco wanjye abandi murakosa uzabona ibyabo rwose. Niko abana bagiye ntabwo ari gusa bose abana niko babyutse bameze. Ntabigeze yakwiba, ntabigeze yakubagana, ntabigeze yagutukundi, ntabigeze kurwana n'undi. Icyo twabahaye byenze ko abantu banyuye n'abahaye numva cyo bafite naho bakora n'ubwo cyo n'ubwo nta kibateye umwana wanjye yafashe.
Wakibaza uti ese Minisitiri w'intebe mushya wahawe kongera kuyobora u Rwanda ni muntu ki? Avuka he? Akora iki mu buzima busanzwe? Ese yabaye hate? Ateye ate? Uko wibaza ibyo bibazo ni byiza kuko wibajije neza cyane, ariko urasubizwa mu kanya. Gusa wowe ukomeze ukore subscribe, ukore share, ukore subscribe maze nawe ukomeze wiyongere mu mubare w'abagize umuryango wa Bizazamenya. Twabivuze haruguru niba wibuka neza imyaka ya Minisitiri Ngirente. Gusa yavutse tariki ya 22 mu kwezi kwa Gashyantare mwaka 1973. Nubara neza wakoresha calcul mentale cyangwa se mashini yawe urasanga ari imyaka 51 nkuko twabivuze haruguru y'amavuko. Ni mukuru mu bwenge, ibikorwa n'igihagararo, ndetse ni muguke mu by'ubukungu ndetse n'umunyapolitike ukomeye. Uyu akora nka Minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva ku ya 13 Kanama mwaka 2024. Yamaze kugenwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame no kurahira kuba Minisitiri w'intebe kuyobora Repubulika y'u Rwanda. Afite impamyabumenyi ya PhD yarize, ayifite kandi mu by'ubukungu yakuye muri kaminuza ya REBA mu Bubiligi. Mu kwiga ke kandi afite n'impamyabumenyi y'ikirenga Masters mu bukungu bw'ubuhinzi yakuye muri kaminuza n'ubundi ya YOSE mu Bubiligi. Afite kandi impamyabumenyi y'ikirenga mu micungire y'ingaruka z'amafaranga, akaba yarayikuye muri kaminuza ya Serui muri Buruseli mu Bubiligi. Icyemezo cya kaminuza kandi mu mibare yaturutse muri YOSE n'impamyabumenyi ihanitse mu bukungu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ngirente kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu bushakashatsi mu by'ubukungu mu gihe yarari muri banki y'isi. Yandika kandi impapuro ku masoko yihariye mu karere ndetse n'ibibazo by'ubukungu, yibanda ku masoko y'ubuhinzi y'u Rwanda. Ngirente kandi yagizwe Minisitiri w'intebe igihe yarasimbuye wari Minisitiri w'intebe Anastase Murekezi ku ya 30 Kanama mwaka 2017. Ngirente yagenzuye kandi impinduka za politike zigamije kuzamura ubukungu bw'u Rwanda binyuze mu nkunga cyangwa se mu nkunga zagutse n'ubushakashatsi, ibikorwa remezo byo gutwara abantu ndetse n'uburezi n'izindi nzego zitandukanye. Yakoze kandi anashyira imbaraga nyinshi cyane mu bukangurambaga bwo gushishikariza abanyarwanda kwishyura imisoro ndetse no kubungabunga ibidukikije. Nabwo kandi bwatangiye hagamijwe gushyiraho ejo hazaza heza, haba mu bukungu ndetse no mu bidukikije. Mu nshingano ze kandi nk'uhagarariye u Rwanda, Dr. Ngirente yazengurutse isi yose yiyamamariza kongera ishoramari mu mahanga mu gihugu. Ngirente kandi yazengurutse Afurika yunganira ingamba zo kuboneza urubyaro ku mugabane wa Afurika muri rusange. Minisitiri Ngirente, reka tumwifurize ishya n'ihirwe, reka tumwitege muri iyi manda y'imyaka 5 agiye kuyobora hamwe n'inshuti ye Paul Kagame. Twese abanyarwanda reka tumwifurize ishya n'ihirwe kandi tumwifurize kandi kuzabira u Rwanda no guteza imbere u Rwanda no kugira uruhare mu guhindura u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange. Nitwa Eric Nshimimana, nahindi nteguza